Ushobora kuba warigeze wumva abantu bavuga bati kanaka afunga umutwe, kabone n'ubwo yenda we yaba atabyiyiziho ariko warabyumvise. Ese waba utekereza niba natwe hari igihe tujya dufunga imitwe wenda tutanabizi? Nibyo, umuntu aregereye cyane ntabwo yimenya, ahubwo amenywa n'abandi nibo bamubwira. Murakaza neza kuri iyi channel yanyu Isaac Inspire TV. Ibuka gukora subscribe niba utarayikora, dukomeze ikiganiro kugera ku musozo wacyo. Uyu munsi tujye kuganira ku muntu ufunze umutwe. Tumenye icyo gufunga umutwe bisobanuye, ibiranga umuntu ufunze umutwe, ingaruka bigira ku buzima bwe ndetse no ku bandi bantu bamuzengurutse. Hanyuma turareba uko umuntu yafungura umutwe akiyubaka, akabasha gutera intambwe igana imbere heza. Reka tujyane mu kiganiro. Ariko reka dutangire twibaza ikibazo, ubusanzwe k'ubuzima tuzi yuko burangwa no gufunga. Uhereye ku gipangu, urugi runini cyane kandi rufunze. Kuri bingaro harafunze, ku muryango w'inzu metalike ikomeye cyane, buri cyumba cyose turafunga. Mu cyumba gifunze harimo isanduku cyangwa mare ifunze neza, kandi muri iyo mare cyangwa isanduka ubasha gusangamo agasanduka gatoya kandi nako gafunze neza. Ubuzima no gufunga. No kubera icyo umuntu ukunda wa muntu udakunda kwirekura mu bandi ngo bamwibonemo ko babishaka nuko babyumva, bamwita ko afunze umutwe cyane. Nyamara kandi wibuke, nta muntu turabona ufite umutwe uteye nk'umubirikira. Umuntu ufunze umutwe ni muntu ki? Ni ibiki bimuranga? Ese ni gute umuntu yabaho mu muryango mugari w'abantu adafunze umutwe? Reka dukomeze ikiganiro kugera ku musozo wacyo. Umuntu ufunze umutwe ni umuntu udashaka kwakira ibitekerezo bishya. Umuntu wemera ko ibyaza ari byo byonyine, umuntu udaha agaciro ibitekerezo bitandukanye n'ibye, akabirasira kure hari nkaho bitahawe umugisha. Hari abantu rwose utaha igitekerezo gishya, ahubwo yumva ko ibyaza ari ibyo. Aho hari abantu bagira icyo bita over confidence. Ushobora kuba warababonye. Aho hari akaba yumva ari uyoboye, kandi burya kubaho no kwiga ibitekerezo by'abandi bibasha kukubaka, bigafasha ibyawe gukura neza. Akenshi umuntu nk'uyu niwe twita umuntu ufunze umutwe. Ntabwo bivuze ko umuntu ufunze umutwe ari umuntu mubi, oya, ahubwo kenshi burya haba hari impamvu ibimutera. Bishobora guterwa n'uburere yahawe. Uburere ni ikintu gikomeye cyane. Ubumenyi buke yibitseho, akumva yuko ibyazi ni ibyo kandi birahagije. Hari n'ubugira ubwoba bwo guhinduka. Kubera ubwoba bwo guhinduka, umuntu akaba afunze umutwe. Cyangwa se wenda bishobora no guterwa n'ibikomere by'igihe cyashize. Hari ibimenyetso biranga umuntu ufunze umutwe muri rusange. Ikintu cya mbere, ntajya yemera ikosa. Umuntu ufunze umutwe nubwo yakwerekwa amakosa mu migirire ya buri munsi, we yumva ko iteka mu migirire ya buri munsi ari umuntu uri perfect. Iyo yeretswe ibitagenda ntabwo ashaka kubikosora, ahubwo aba yumva yuko iwanjye nta reference, ahubwo akumva ko iteka ari we bose bakwiye kwigiraho no kwigana. Umuntu nk'uyu numubona, iki ni ikimenyetso cyiza cy'umuntu ufunze umutwe. Icya kabiri nuko yanga ibiganiro byimbitse. Umuntu ufunze umutwe kubera ubumenyi buke yaba yibitseho ku ngingo runaka, wenda ashobora kuba yaranize by'amajyejuru, ntago yicaye wenda ngo ashakashake nk'uko mba nicaye nshakashaka ngo mbazanire ibintu bishakashatse, ahubwo wenda yabifashe gutyo, ntakeneye kumva ibirenze ibyazi. Icya gatatu nuko ahora asuzugura abamurusha. Uko atekereza abandi, umuntu ufunze umutwe iyo abonye hari umusumbya ubumenyi, amufata nk'umwirasi cyangwa se umwiyemezi. Aho kwemera kwigishwa no kwakira wenda ibitekerezo bishya abandi bafite kugira ngo byunganire ibye, agira ibitekerezo byagutse ku ngingo runaka, ahubwo abifata nk'abiyemezi cyangwa se abantu babirasi. Ibi ntabwo ari byiza. Ikintu cya kane nuko afata imigenzo ye nk'iy'ukuri kuzuye, kandi burya imigenzo n'ukuri ni ibintu bibiri bitandukanye cyane. Yego nibyo, imigenzo n'ukuri ni ibintu bibiri bitandukanye cyane. Umuntu ashobora kuba mu migenzo
akayihagararaho akayemera, ariko nta kuri kwayo, kuko ukuri ko kurisobanura, kandi burya ngo ukuri guca mu ziko ntigushya. Icya gatanu, ntabwo ajya ashaka kwiga ibintu bishya. Kuri we ibyo azi nibyo birahagije, kandi nyamara burya ubuzima ni ukubaho twiga. Kubaho twiga umuntu akunguka agahora yiyungura, nibwo buzima bw'umuntu ushaka gutera imbere. Icya gatandatu ni uko yumva ko impinduka ari ikibazo gikomeye. Kuri we arumva nta mpinduka akeneye, ahubwo yarafashe arakomeje, ntashaka guhinduka ngo ave ku kejo. Iyo ubonye rero ibimenyetso byinshi ku muntu, uyu muntu uzatekereza ko ashobora kuba afunze umutwe. Hari ingaruka rero zo gufunga umutwe, kuko gufunga umutwe bigira ingaruka zikomeye. Ingaruka ya mbere ku muntu ufunze umutwe, ntabwo atera imbere, kuko burya gutera imbere bizana no kwagura ibitekerezo, kandi ukemera ibitekerezo bishyashya kugira ngo bigufashe gutera imbere, kuko isi yo irahinduka, isi igenda itera imbere. Ahora yifungiranye, umuntu nk'uyu ahora yifungiranye ku bintu bimwe, ibyo yamenye kera nibyo ngibyo, ntumunyeganyeze, ntumukome. Ari aho ngaho, ntabasha kuva ku kejo, ntashaka kwiyungura ubumenyi bushya, ugasanga yasigaye inyuma nk'ikote. Tekereza uyu munsi habaye hari umuntu wumva yuko kugira ngo yandikirane na mugenzi we bigomba kunyura ku iposita gusa. Igihe iposita ifata kugira ngo igushyikirize ibaruwa cyangwa se inyandiko ni igihe kirekire cyane. Habaye hari umuntu ubitekereza kuri uru rwego, nawe unyumvira iterambere rye. Uyu muntu ashobora gutakaza amahirwe mu buzima, nubwo burya mu bantu benshi buri wese yigenzuye neza hatarimo kubera, abasha kwisangamo ubufungamutwe buri ku rwego runaka. Ariko uzumva iyo wumvise bavuga ngo kanaka afunga umutwe, wumva hari ukuntu utakwifuza yuko mwatindana, cyangwa se yenda ngo mube mwakorana umushinga urambye, kabone nubwo wenda baba banamubeshyera. Nibyo ashobora kuba yenda banamubeshyera, ariko kuba bayimuvuzeho uhita wumva hari ukuntu bitamacinga neza. Uyu muntu ni wandi ushobora kuba adahinduka mu bitekerezo, umuntu utava ku kejo, agahora yumva yihagije ku bitekerezo bye bwite. No kugera kure burya mu buzima uyu muntu byamugora. Burya kumva abandi ugahuza ibyawe, ugahuza ibitekerezo byawe n'ibyabo, hashobora kuvamo igisubizo kirambye, kandi burya ibitekerezo tubikura ku bandi, tukabaho twuzuzanya. Ikindi kintu, ingaruka ku muryango, nuko bishobora ku umuntu ufunze umutwe burya mu muryango bitera amakimbirane cyane. Umugabo cyangwa umugore ufunze umutwe ni wa wundi utava kwizima, ntabwo ari ikintu cyiza, kandi iki kintu ni ikibazo ku muryango. Burya ubwumvane hagati y'umugore n'umugabo bibasha kubaka umuryango muzima. Iyo hariho gutegana amatwi, nabivuzeho kandi mubona bisubiramo, ugutwi ni urugingo rw'ingenzi cyane mu kubaka umubano urambye. Urugo rero utarimo kumvana no gutegana amatwi, ibi bintu haba harimo ubufungamutwe buri ku rwego rwo hejuru kandi birasenya. Iyo ababyeyi bafunze umutwe rero, bituma n'abana biga gufunga umutwe nkabo. Kenshi abana bigira ku babyeyi. Niba umubyeyi yigize kigufuri, abasha kubyara abana bafunze imitwe cyane. Ngaho ibaze famiye yose y'abantu bafunze imitwe. Si akaga. Mu kazi cyangwa mu muryango mugari, umuntu ufunze umutwe bimushobora kumuteza amahirwe, bishobora gutuma atizerwa mu muryango mugari. Uzarebe umuntu iyo abantu bamwishisha, nta wamuguriza, nta wamugirira icyizere, burya kiba ari ikibazo. Abandi bantu bishisha bene uyu muntu, baramuhunga akabura amahirwe yo kuyobora. Wibuke ingoma igira icyanga cyane, ariko biragoye kuyobora neza kandi ufunze umutwe. Kuyobora kwiza, umuyobozi mwiza, burya kuyobora kwiza bijyana no kumva ibyifuzo byabo ushinzwe. Umuyobozi rero ufunze umutwe ahora abangamiye abayobora, ahora abangamiye rubanda. Wakwibaza niba gufunga umutwe bifitanye isano n'ubwenge. Oya, nta sano. Umuntu ashobora kuba azi ibintu byinshi nibyo, ariko nyamara agahinduka umufungamutwe. Ubwenge nyabwo hari ibintu bugaragariramo. Kwemera ko hari icyo utazi ni ibintu bisanzwe, kuko kwemera ko hari ibintu utazi ntabwo ari ubugwari, ahubwo burya ibibaye intambwe yo kumenya, yo kwiyungura. Iyo utazi ikintu urakiga, uragishakisha ukakimenya. Burya n'abarimu kenshi bigira ku banyeshuri.
ubaye uri umurezi cyangwa umwarimu uri hariya wumva yuko uzi byose abanyeshuri ntacyo wabigiraho, uba uri kwibeshya cyane. Abanyeshuri nabo bazi byinshi, babasha kungura abarimu, bakabaho bigishanya bafashanya. Niyo mpamvu mwarimu ntabwo ari uyoboye ikiganiro, ntabwo ari uyoboye isomo, ahubwo bamwita facilitator, ni uworohereza cyangwa se ni ufasha abanyeshuri kugira ngo bagire ibyo bavumbura. Yes, muri iyo njyana. Ariko ntabwo ari ubaha byose, kuko n'abanyeshuri hari ibyo bazi. Ndumva ngerageje kubisobanura neza. Mu buzima rero kwemera impinduka burya ni nabwo busirimu bukwiye. Hari uko umuntu rero yafungura umutwe, hari intambwe 6 z'uburyo umuntu yafungura umutwe kugira ngo bigende neza. Hari ikintu cya mbere ni ukwemera ko umuntu atazi byose. Wamaze kwemera ko utazi byose, ni intambwe nziza yo kugira ngo utangire ufungure umutwe, ahubwo wemere wige wigishwe, kubera ko ubuzima burya ni ukubaho umuntu yiga. Jya wumva abandi mbere yo kubasubiza. Hari umuntu agira icyo bita over confidence, akumva kuri we ntabasha kumva abandi, ahubwo niba ari mu itsinda ry'abantu agomba kuyobora ikiganiro akakidomina, kandi burya ya dominance ishobora kuba atari nziza, kubera yuko uko wumva ko ibitekerezo byawe ari byo biyoboye, ubasha kugira ibyo uhomba wari kungukira ku bandi. Ikintu cya gatatu ni ukubaho dusoma. Nibyo, niba udasoma ceceka. Abafaransa baravuga ngo si tu n'aurais pas tais-toi, si tu n'aurais pas tais-toi. Niko abafaransa bavuga. Ukwiye kwiga ukiyungura ubumenyi bushya, ibyo birafasha cyane muri rya terambere. Ikintu cya kane ni ukwemera yuko impinduka ari iterambere. Iyo impinduka zije ku muntu mu buryo buri positive, ni iterambere ryiza cyane, kuko ibitekerezo bishya wungutse ubasha kubibyaza umusaruro, bikagufasha kwiyubaka no kubaka abandi. Icya gatanu ni uko ukwiye kubaho wibaza uti ese nshobora kubaho nibeshya? Cyane rwose birashoboka. Iyo umaze kwibaza iki kibazo, ubasha no gushakashaka uburyo wibeshyamo, hanyuma ukunguka ibintu bishya, kubera ko kwibeshya byo ni ibintu bisanzwe, kuko baravuga ngo se tromper et aimer. Gatandatu ni ukwiga ku bantu batandukanye nawe, ukamenya yuko umuntu wese agira personality ye, ntabwo ro personality yawe ari imwe n'iy'abandi. Ahubwo iyo umaze kwiga kw'abantu batandukanye, wiga no kubana nabo, kandi uko gutandukana kubasha kubuzuza mugakora ikintu gihamye kandi gifatika. Burya n'inzu kugira ngo yubakwe ikenera ibintu bitandukanye. Umucanga, amabuye, amazi, byondo, byose birahura bigakora ikintu gikomeye, kigahinduka urutare. Gufungura umutwe rero ntabwo ari uguta indangagaciro zawe. Iki cyo ukiyitondere kandi ugikurikire neza. Wapi, ntabwo ari ugutinda gufungura umutwe, ntabwo ari ugutinda, bitandukanye no guta indangagaciro. Hari igihe umuntu yakumva ikiganiro akavuga ati burya kumbe ubwo kugira ngo mfungure umutwe ntitwe umuntu ufunze umutwe, indangagaciro zose ndakubita hasi. Oya, ahubwo gufungura umutwe ni ukwagura imitekerereze, ntabwo ari uguta indangagaciro. Urugero nk'umukobwa cyangwa se umusore ufite umurongo w'imikorere, hari abasore n'inkumi ubona bafite umurongo w'imikorere. Aba iyo bahuye n'inkunda rubyino zishobora kuvuga ngo uyu musore cyangwa iyi nkumi bafunze umutwe cyane. Nyamara ntabwo ukora gufunga umutwe, ubwo ni ukurinda indangagaciro zabo. Burya iyo wafashe umurongo wo kurekana n'akajagari mu buzima bwa buri munsi, ntaho bihuriye n'ubufunga mutwe tuvuga, kuko hari igihe ushobora kugera mu itsinda ry'abantu bajagara, bafite akajagari mu mikorere. Icyo gihe rero kutajya mu mujyo barimo, ntukabyita ifunga mutwe, kabone nubwo bavuga ko ufunze umutwe, ariko hari n'agaciro uba waratoye kandi ugomba gukurikira, ukazirinda, ukazihagararaho. Ibyo ntabwo ari ubufunga mutwe, ahubwo ni ukumenya igikwiye. Sokarate w'umugiriki, uyu ni umufilozofe wabayeho mu gihe cya mbere ya Yesu. Mu gihe cye yiswe umufunga mutwe. Yishwe ahawe uburozi bwitwa sigi, kubera kudaha agaciro imigirire yariho muri icyo gihe. Imigirire yo gushwiragiza abaturage bagasiga umujyi wabo wa Atene yavukiyemo, kugira ngo igihugu cye cyumvane mu mitsi n'umujyi wa Siparite wari uganje muri icyo gice, wari warigaruriye imijyi myinshi, niwo wadominaga cyane kubera ko wari ufite igisirikare gihambaye. Uyu mujyi wari warabaye icyogere mu ntambara muri ako karere. Hari hagamijwe gusa kugaragaza ubudahangarwa no guhiganwa kw'iyo mijyi, Atene na Siparite. Sokrate yavukiye muri Atene,
Sokarate yarebye iki kintu arakigaye. Gushwiragiza abaturage kugira ngo hategurwe urugamba urwo kumvana mu mitsi gusa, ibyo ntayabonaga nkaho ntacyo bimaze, kubera yuko yabibonaga nk'akajagari ndetse no gutekereza kuri hafi. Nyuma y'iyo ntambara byarangiye kuko igihugu cye n'umujyi wa Atene bitsinzwe, Siparita bariyitsinda. Umujinya wo gutsindwa kwa Atene waje guturwa Sokarate n'abandi bari bamukurikiye. Uwe mu rubanza rwe yasabye yuko igihugu ubwo cyamutunga imyaka yose ashigaje yo kubaho. Abacamanza bararebanye baraseka, bamukatira urubanza rwo gupfa. Sokarate nubwo yagaragaye gutya, yaje gusiga ibitekerezo byinshi n'ubu tukigenderaho, kabone nubwo tutabanza kumutekerezaho. Yesu Kristo yageze mu rusengero, agurutsa inuma z'abacuruzi, ahirikanga ibicuruzwa by'abantu, yiyopoza ku mwanzuro w'itsinda rigari ry'abantu bakoraga amabi mu rusengero. Udasesenguye neza iki gikorwa, Mesiya yahabwa izina ritamukwiye kuri iyi ngingo. Gukora igikorwa gikwiye mu gihe nyacyo, gutanga igitekerezo mu mwanya wo kugitanga, kabone nubwo utashimwa na bose, ntabwo bikwiye kwitwa ubufungamutwe, ahubwo burya ni ubutwari. Hari isomo rero rikomeye kuri iyi ngingo. Isi ihinduka buri munsi. Wanga guhinduka asigara inyuma cyane. Umunyabwenge ntabwo ari wa wundi wumva yuko azi byose, ahubwo nuwemera yuko akwiye gukomeza kwiga. Iyo ukomeza kwiga ubaho wiyungura kandi urunguka. Tugana ku mwanzuro, ese nawe hari igihe waba warigeze wifata nk'ufunze umutwe? Ibi byo ni ibintu bisanzwe, ntawe ukwiye kwicira urubanza. Buri wese ku ruhande rwe yigenzuye asanga afite ubufungamutwe buri ku rwego runaka. Icy'ingenzi